Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Ese nawe ujya ugira ikirenge gikomeye, imyate, amaga ndetse n'umwera ku birenge? Niba ushaka kugira ikirenge cyoroshye kandi gisa neza, nkwifurije kuryoherwa n'iki kiganiro. By'umwihariko turibanda cyane ku kibazo cy'imyate, icyitera ndetse n'uburyo wayivura ukoresheje ibintu bisanzwe wabona iwawe mu rugo. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, ntiwibagirwe gukora subscribe, like ndetse na share. Iki ni ikiganiro cy'umusingi w'ubuzima. Imyate ni ugusaduka k'uruhu rwo ku gatsinsino k'ikirenge cyangwa se ku ruhu rwo mu ntoki. Bitangira uruhu rwuma, rukabyimba, nyuma rugatangira gusaduka, kugeza ubwo bishobora gutera uburibwe buhoraho cyangwa se hakava amaraso rimwe na rimwe. Zimwe mu mpamvu zitera imyate harimo uruhu rwumye cyane cyane ku kirenge ndetse no mu ntoki, kutanywa amazi ahagije, guhagarara igihe kirekire, kugenda utambaye inkweto, kwambara inkweto zifunguye inyuma, indwara zimwe nka diyabete cyangwa se ibibazo bya tiroyide. Ibi byose bishobora kuba imwe mu mpamvu. Hari uburyo butandukanye wakwivura imyate, bwose buba bugamije koroshya uruhu ndetse no kurinda uruhu gusaduka. Uburyo bwa mbere bwo kwivura imyate buroroshye. Nta kindi ukora, ufata amazi y'akazuyaze ukayashyira mu ibase, ubundi ugafata indimu ukayikamura muri ya mazi y'akazuyaze. Indimu ni nziza cyane kubera yuko ikuraho uruhu rukomeye ndetse ikanica mikorobe zose ziri ku ruhu, ikindi ikarinda n'impumuro mbi y'ikirenge. Iyo umaze gushyiramo indimu, ufata ikiyiko kimwe cya baking soda, ubundi ukongeramo n'ikiyiko kimwe cy'umunyu, ubundi waba ufite nka shower gel cyangwa se waba ufite isabune ukunda gukoresha uri koga ibirenge, ukayisiga ku kirenge, ubundi ugafata cya kirenge ukagishyira muri ya mazi, ukajya ugenda woga neza ibirenge, ukamekinga ko imyanda yose ivuyeho. Warangiza ukihanagura neza ibirenge, ugafata akavazeline ugasiga ku kirenge ahantu hose hakomeye, ubundi ukambara amasogisi ukayararana. Ibi bintu ni byiza cyane kuko bituma ikirenge cyoroha. Ikindi ni na byiza cyane ku muntu ukunze kumagara ikirenge, wari uzi ko hari umuntu wisiga amavuta ariko umwera neza ukanga gukira. Ibi bintu biragufasha cyane ugakira umwera, hehe no kongera guhura n'umwera. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugukoresha korogati. Abenshi dusanzwe tuzi ko korogati ikoreshwa uri kwiborosa gusa, ariko nanone korogati ni nziza mu kurwanya imyate. Icyo ukora nta kindi, ufata korogati ukongeramo agasukari ukabivanga neza, waba ufite amavuta ya olive oil nayo ukayongeramo, ubundi ukavanga neza kugeza igihe byose byivanze, ukabisiga ku kirenge neza ahantu hose wumva ko hakomeye cyangwa se ahantu hose hari imyate, ukabirekeraho iminota 30. Warangiza ugakaraba neza ikirenge, ukisiga akavazeline, ugahita wambara amasogisi ukiryamira. Ndakubwiza ukuri, ibi bintu birakora ndetse cyane. Ubundi buryo bwa gatatu bwo burabatungura, kubera yuko abenshi dusanzwe tuzi ko kofi ariyo kunywa gusa, ariko kofi ni nziza cyane ku ruhu, yaba ku bantu bashaka gukora maske, yaba ku bantu bashaka yuko uruhu rworoha, kofi irabafasha cyane. Icyo ukora nta kindi, ufata kofi ukayishyiramo indimu, urayikamura neza ukayishyiramo, warangiza ugashyiramo na vaseline, ugashyiramo na korogati. Umva, ibi bintu urabivanga neza bikivanga, warangiza ukabisiga ahantu hose hari imyate, ubundi ukabirekera igihe cy'iminota 30, ugakaraba ukiyumutsa neza, ukisiga akavazeline, warangiza ukambara amasogisi ukiryamira. Ni byiza cyane kubikora nijoro kubera yuko wamaze koroshya ikirenge. Biba byiza iyo uraje vaseline ku kirenge kuko bituma uruhu rudasubira inyuma kandi rukarushaho koroha ndetse cyane. Ubundi buryo bwa kane ni ugufata vaseline ukayishyira mu kantu kawe, ugashyiramo baking soda, waba ufite na olive oil ukayishyiramo, ukabimixinga cyane, ubundi ukabisiga ahantu hose hari uruhu rukomeye cyangwa se ahantu hose ubona hari umwera cyangwa se amaga. Ubundi buryo bwa gatanu abantu benshi mutazi ni ugukoresha coconut oil. Ufata coconut oil ukavangamo na buji. Iyi buji ikintu ikora, ituma
iyo umaje kubivanga neza, umaje kubishyushya, ya mavuta yawe aza akomeye, ubundi ugashyiramo vaseline, ugashyiramo na glycerine kugira ngo bikurinde umwera ndetse binakurinde kumagara k'uruhu. Ubishyira ku muriro h'akanya gato kugira ngo byorohe bimere nk'amavuta, ubundi waba ufite firigo ugaterekamo, ubundi bigafata neza. Waba utanayifite ufata ka gacupa wavangiyemo cyangwa se ka kantu wavangiyemo ukagashyira mu mazi akonje, ubundi ubwabyo byo birafata kandi biba bimeze neza. Ahanini ibi bintu byose biba bigamije kugira ngo uruhu rworohe, kubera yuko twabibonye yuko muri bimwe bitera imyate harimo kumagara k'uruhu. Niyo mpamvu niyo uri kwivura imyate bisaba yuko ufasha uruhu koroha, bityo uturemangingo dushya tw'uruhu tugenda dukorwa tukaza tworoshye kandi tumeze neza. Umva, ntukagire ipfunwe ry'imyate cyangwa se umwera w'ikirenge, kandi maje kukubwira uburyo butandukanye bushobora kugufasha kugira ikirenge cyiza. Ndabashimiye cyane cyane ku bantu bose twabanye kugeza iki kiganiro gisoje, ari nayo mpamvu mbasaba ngo nyaboneka wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi byiza ndi kubategurira. Nimba ufite icyo ushaka kumbwira cyangwa se ufite comment cyangwa se ikiganiro wifuza yuko tuzagukorera, andika muri comment umbwire kugira ngo nzagukorereho ikiganiro.